kubati reka yabatera gute twunamire Mutesi inde Mutesi Scovia ntago munamira inde Mutesi Scovia ko yapfuye akagwa ku rugamba jewe nunamira Imana yo mwijuru ko ajya ngo tunamira bagiye mbivuye bagiye kumingira se mbivuye bagiye kumingira je nunamira urisinya mu murimo w'Imana je umuguro kabyara ubujewe amuntu yamamagara mbere ngo yiyahuye umuntu yaguye muri Kongo yiyahuye yanjye akomana nk'ubu nkajya kubona nkona Mutesi avuye kuri radio Rwagasabo TV mama Rwagasabo akavuga ati rero batekeza ko napfuye ndahari sha na cerebura hari umugabo mpamagaye mu kanya arambwira ati umugore wanjye aragiye umugore w'amakanzu Mukazi yavuze ngo nafata u Rwanda bize uzarufatishe imiri ngo nafata u Rwanda ngo azafata umugore wanjye baramwishe cyawe umugore wanjye baramwishe ngo nafata u Rwanda ngo azahita Scovia namwe afite umugabo we ngo azamutegeka ko batandukana. Yes, amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Kwizera TV ndabasuhuje aho mwerereye mwese abari mu Rwanda abari hanze igihugu cy'u Rwanda mwese mbifurije kugubwa neza kandi nkomeza kubifuriza amahoro y'Imana nkomeza kubifuriza ko amahoro ya Kristo watuvukiye yakomeza kugwira mu mitima yanyu mukomeze kugira ibihe byiza. Ejo kwa kane hashize twari ku munsi wa Noheli aho isi yose abakristo baba bizihiza ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ngira ngo ni Noheli yagendekeye abantu benshi neza, ni Noheli yari shyushye by'umwihariko hano mu karere ka Rubavu. Rero abo itagendekeye neza namwe babwira ngo mukomere, uyu mwaka bishobora kutagenda neza ariko Imana itegura ibirenze cyane mu mwaka tugiye gutangira wa 2026. Mboneye kubifuriza umwaka mushya muhire, uzabere umwaka wishya nihirwe, uzabere umwaka w'intsinzi, uzabere umwaka wo gushika ku nzozi zanyu, ndetse uzabere umwaka udasanzwe uruta indi myaka yose mwabayeho mu buzima bwanyu. By'umwihariko ntabwo nabura kuvuga ko muri abantu bagaciro ku buzima bwanjye ndabashimiye cyane, nukuri mbikuye ku mutima ndabashimiye cyane. Mwarakoze kubana nanjye, mwarakoze kumba hafi mu biganiro bigiye bitandukanye nagiye mbagezaho muri uyu mwaka dusoje, by'umwihariko guhera mu kwezi kwa 9 mwanyeretse urukundo rudasanzwe, bigeze mu kwezi kwa 11 biba iby'igiciro cyinshi cyane, bibi bidasanzwe kurushaho. Guhera mu kwezi kwa 10 bibi bidasanzwe kurushaho, mwanyeretse urukundo, mwabanye nanjye mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndabashimiye cyane rero kandi mbasaba gukomeza kuzabana nanjye muri uriya mwaka mushya tugiye gutangira. Muzambe hafi, muzakomeze mucigikire kandi muzakomeze kumpereza inama, ibitekerezo n'ukuri niteguye kubyubahiriza ndetse niteguye no kubumva, ubundi ibintu byacu bikarushaho kugenda neza cyane. Umwaka wa 2026 ni umwaka nifuza gutangira gukora bitandukanye nuko nakoraga muri uyu mwaka tugiye gusoza. Ni umwaka nifuza kubahereza noneho ibintu bimeze neza cyane, ibintu biri full, nshaka kubahereza ibiganiro bimeze neza biteguye ku rwego ruruta urwo nakoragaho muri uyu mwaka. Rero kubw'iyo mpamvu ndabasaba nk'abakunzi ba Kwizera TV kunshigikira, kumba hafi, mukanshigikira muri byose, mukama support mu buryo mushoboye. Uyu mwaka ndifuza ko nawutangira mfite bimwe mu bikoresho nifuje kuba nageraho muri uyu mwaka ariko ntibyankundira, ariko nizera ko uyu mwaka tugiye gutangira bizakunda. Rero niba ukurikirana Kwizera TV waba wantera inkunga kugira ngo ngere kuri ibyo nifuza kuba nageraho. Imana rero iduhane umugisha kandi Imana y'amahoro itwishimire cyane. Ngira ngo mwabonye ikiganiro cyangwa se mwabonye video ikomeje gutrendinga kuri social media y'uyu mugabo Robert witwa Sergeant Major Robert wakoze ikiganiro ari kumwe n'undi mugabo ntari kwibuka izina rye neza. Ni ikiganiro narebye numva ndababaye cyane,
ndetse nibaza ibintu byinshi mu mutima wanjye. Gusa nimubanze murebeho gato kuri aya majwi, mwumve ibyo bavugaga, ngaruke turi kubiganiraho. Reka twunamire Mutesi. Inde Mutesi Scovia nago munamira. Inde Mutesi Scovia ko yapfuye akagwa ku rugamba. Jewe nunamira Imana yo mu ijuru. Ko jya ngo tunamira bagiye. Mbivuge. Bagiye kumingira se? Mbivuye. Yagiye kumingira. Je nunamira. Dego urisinya mu murimo w'Imana je muguro kabyara. Ubu jewe amuntu yamamagara mbere ngo yiyahuye, umuntu yaguye muri Kongo yiyahuye yanjye akomana nk'ubu nkajya kubona Mutesi avuye kuri radio Rwagasabo TV. Mama Rwagasabo akavuga ati rero batekereza ko napfuye ndahari sha na cerebura. Hari umugabo umpamagaye mu kanya arambwira ati umugore wanjye aragiye. Umugore w'amakanzu. Mukazi yavuze ngo nafata u Rwanda bize uzarufatisha imiri. Ngo nafata u Rwanda ngo azafata. Umugore wanjye baramwishe jawe. Umugore wanjye baramwishe. Ngo nafata u Rwanda ngo azahita Scovia namwe afite umugabo we ngo azamutegeka ko batandukana. Yes, ngira ngo ayo majwi mwayumvise. Namajwi numvise ngira ibintu byinshi byo nibaza, ni video narebye ngira ibintu byinshi nibaza mu mutima wanjye. Ndibaza ni gute umuntu wari muzima, wari umunyacyubahiro, wari ufite ubwenge akora ibintu abantu babona ko ari bizima, yisanga ku rwego rwo kuba ari gukora ibiganiro by'ubugoryi nk'ibi ngibi. Noneho ikirenzeho bene aba bakora ibi biganiro bakaba biyita ngo nabakozi b'Imana. Niki kiba cyabaye kugira ngo umuntu w'umugabo ufite ubwenge yisanga ari gukora ikiganiro abika umuntu ngo yapfuye, uzi neza ko uwo muntu uri kubika ngo yapfuye atapfuye. Noneho wowe ugafata umwanya wo gutekereza buryo ki uratangariza abantu babeshya ngo umuntu yapfuye, mu gihe undi we ari gutekereza imishinga irarushaho gutuma business yiwe itera imbere. Aba bakurikiranye bakabakurikirana bibwira ngo bakurikiranye abantu bazima, nyamara mwe narebye ikiganiro mbona abangaba ni bamwe Bibiliya ivuga bango mugaragara nk'abariho nyamara muri intumbi. Aba ni babagabo b'ibigoryi Bibiliya yavuze. We ufashe umwanya uricaye kuri kamera ugiye gutangaza ngo umuntu runaka yarapfuye kubera urwango umufitiye, kubera ishyari umufitiye, nyamara urwo rwango umufitiye ntacyo rugiye guhindura kumugisha Imana yamugeneye cyangwa se kuki Imana yapanze ko azabacyo. Urarushwa n'iki? Urashya warura iki? Urashya warura iki? Ubundi aba bagabo ngene narababwiye ndavuga ngo rimwe na rimwe hari gihe abantu bazabona mwambaye ubusa ku muhanda, kuko mwagiye mu bintu mwibwira ngo nibyo bizababera byiza, ahubwo bya bintu mugiyemo bibagira abasazi pire, birabangiza. Uricaye kuri kamera wiyise ngo uri umunyabwenge, ngo uri umuntu nguzi ibintu byinshi, ngo uri umuntu uzi ibintu byose, warangiza mu kiganiro ugiye gukora ugakora inkuru y'ubugoryi nkayiriye. ngo Mutesi Scovia ngo yarapfuye ngo tumwunamire. Ako se ubundi reka mbabaza, ni ibiki babaha cyangwa se ni ubuhe buruzi baba barabaruze barabatamitse barabahaye bubahindura ibigoryi ku rwego munanirwa gutandukanya ukuri n'ikinyoma? Ese mwibwira ngo ibyo ngibyo murimo nibyo bibahindura abantu badasanzwe? Ibyo nibyo bibahereza kugira imbaraga?
wa mugani ngo abapfuye barihuse koko, abapfuye barihuse. Iyo mwicaye muri mu biganiro muvuga ngo uburyo muzafata igihugu, ngiye biranansetsa cyane. Igihugu mwifuza ngo kugifata, ariko se buriya tunavugisha ukuri, Imana yo ibuze gutekereza cyangwa se ibuze ubwenge bingana iki ku buryo yafata igihugu ikagishira mu biganza by'abagabo nkamwe, mwicara kuri kamera mukabika umuntu muzima ariho mukavuga ngo yapfuye. Niki mwaba mugiye, Imana yabishize igihugu mu biganza byanyu, niki mwaba mugiye kumarira abanyarwanda? Niki mwaba mugiye kumarira abanyarwanda? Nabonye Bosco Empire, niba mu buhungiro wabuze ibyo uvuga cyangwa se wabuze ibiganiro ukora, ugeze ku rwego ubona ko ibyo watangaje kuri DJ Brian bivugurujwe, ndetse anagaragaza ko yamye afata bari abana neza, uhinduye uburyo ngo ibiganiro wakoze ngo nibyo bitumye ngo DJ Brian ngo ahindura ngo uburyo bwo kugaburira abana. Uri iki? Urinde wo kuvuga ngo DJ Brian agahindura ibyo akora? Ese ubundi ni ryaratigeze n'ubundi abagabura cyangwa se abakira neza uhereye na mbere? Nabonye mwarakoze ibiganiro umushinja ngo ajya gabura ngo barabana ngo amasupa dipe n'amandazi, ibyibuze nibe nawe ayo mandazi arayabagaburira bakayarya bakayabona, nizo super dipe bakazibona. Ariko wowe ni bangaye byibuze wahaye niyo super dipe? Ni bangaye wahaye niyo ndazi? Iryo rindazi uri kuvuga ni bangaye wari haye? Mujye mwubaha ibikorwa by'abantu mu gihe mwe mwananiwe kubikora. Sinabonye mu kiganiro cyawe abantu barakwandikiye bagusaba aho kugira ngo ubahe icyo bagusabye, ahubwo uri kuza nawe gutega ibiganza ngo uri gusaba. Ahubwo se utasi, nabonye nawe wize wa muco se wo gusabiriza usabishije amazina y'abantu. Sinabonye nawe ari wo mu gihe wagiyemo. Ubundi nujya kunenga ibikorwa by'umuntu uzajya urabanza utekereze ngo mbese hajye ndi runaka, ibyo akora nari kubishobora. Ubundi ikibica abantu nka Bosco Empire, ikintu kibica niyo abandi bagenda bakicara akabara akavuga ati DJ Brian niba afite abana 30 yitaho, barabana 30 bahabwa buri wese ashobora kubagenerwa nk'amadolari 100. Amadolari 100 already bahita barako ni 3,000 by'idolari. Ya mafaranga ugahita uyabara ukumva umutima urakuriye ukavuga ati yana mafaranga iriya nkenya igiye kuyarya yonyine, kuko wowe ni wabishoboye, ariko ufite ishyari kandi ufite n'ubugugu mu mutima wawe bwo kumva ya mafaranga runaka afashe yakagombye kuba ari mu biganza byawe. Mwana mwagiye mushigikira ibyiza mukaza gushigikira ibibi. So ngiye nari njanga kwivugira kwa bari abagabo bavuze ngo Mutesi Scovia yarapfuye, ariho ni muzima akomeje n'imishinga yiwe, ahubwo muragapfa ari mwebwe bwanyu muragapfa. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi mukomeze kugira amahoro y'Imana. Ibiganiro byacu nakagaruka, ndabakunda cyane kandi mbabuza ku mutima. Shalom shalom.